ngarutse bwana Rusesabagina ku gihembo mwahawe kuri uyu wa gatatu, mu ijambo mwafashe mwasabye amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga kubafasha gushyiraho no kubatera inkunga yo gushyiraho icyo mwita komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge. Uyu ni umugambi mwatangiye cyane cyane neza ko nzi ko hari nk'inkiko gacaca zashyizweho zikaburanisha abantu zigamije buriya bwiyunge. Ikibabaza ni kimwe mu Rwanda kuba nagira ngo ushimire yuko wongeye kugaruka ku nkiko gacaca. Inkiko gacaca zashyizweho n'ishyaka rimwe riri ku butegetsi. Inkiko gacaca ziba inkiko ziburanisha abahutu bakoze jenoside, ariko abatutsi nabo bakoze ibyaha byibasiye inyoko muntu, abakoze ibyaha byitwa ibyaha byo ku rugamba. Abo bantu ubu ngubu nibo barimo bacira abandi urubanza. Akaba arizo mpamvu rero fondasiyo mpagarariye mbereye umuyobozi Hotel Rwanda Rusesabagina Fondasiyo twafashe twihaye misiyo. Twihaye iyo misiyo yacu rero, icyifuzo cyacu ni uko umunsi umwe abanyarwanda b'impande zose, aho guhora hagira utsinda n'uwatsinzwe, twagombye kwiga gukina umukino abanyarwanda bose batsinda bakagira aho bahurira. Kandi uwo mukino tuzawugeraho gusa umunsi tuzicara hamwe, noneho ku meza amwe tukarebana mu maso, tukazana kwa kuri navugaga, tugakora ubutabera butabogamye, butari gacaca. Gacaca ubundi iryo zina ryari ryiza, ibyo yakoraga kera byari byiza, ariko uburyo ikoreshwa ubu ngubu ukabona isa naho ari igikoresho cy'iyo ishyaka cyangwa ubutegetsi buriho uyu munsi. Ibyo bintu ntabwo bizatugeza kure, ntabwo bizatuma abanyarwanda biyunga. Kugira ngo rero twiyunge, dukeneye ko twese hamwe nk'abanyarwanda twicarana b'ingeri zose, noneho tukazana kwa kuri, tukazana bwa butabera, tukazana bwa burenganzira bwa muntu, kuko nibyo byonyine fatizo ryo kubaka u Rwanda rufite amahoro rw'ejo, kubera ku bana bacu ejo hazaza. Nsoreze gato kuri iyi ngingo bwana Rusesabagina, igihembo muhaye nk'uko mwabivuze ni inshingano itoroshye, ariko nanone cyane cyane uwakumva muhawe igihembo hano i Washington muri Amerika, muhana uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Kimwe no mu gukora politiki, umuntu yagira ati se ibyo mu Rwanda uheruka ryari? Intambwe uzatera kurushaho kugira ngo uburenganzira buharanire, watubwira ko uzajya mu Rwanda, uzabigenza ute? Kujya mu Rwanda cyetse ndamutse ndi umunyapolitike, ariko kumenya uko u Rwanda rwiriwe n'uko rwaraye. Itangazamakuru uzi yuko ryateye imbere. Ubu ngubu ibyabaye iwacu ku musozi ndabizi, aho nica hano i Washington. Byinshi ndabifite, amaraporo yaho y'ibyahabaye ndayafite, nk'uko nawe uramutse uyashatse wayabona. Kandi rero mu Rwanda ni iwacu, hari abantu tuzi, hari n'abo bazwi n'abatazwi. Abo bantu bose baduha amaraporo ya buri munsi, ku buryo kumenya ibihabera atari ikibazo. Bwana Rusesabagina, mbere hari benshi cyane babita ko aho guhana uburenganzira bwa muntu ahubwo mukora politiki. Ndibuka ko minsi yashize ahubwo ubutegetsi bw'u Rwanda bushobora kuba bwarashyize hanze impapuro manda mpuzamahanga yo kubata muri yombi. Mwatubwira nibyo? Kugeza ubu ngubu ntabwo nari mbizi, ariko rero uko byari byo byose, leta y'u Rwanda yagiye igira ubwoba yuko naba ndi umunyapolitiki. Yabonaga bisa naho bitera ubwoba. Aho rero ngewe simpumve, ese hari umunyarwanda ufite uburenganzira bwo gukora politike aho n'utabugira? Naho ngira ngo ngaruke, mutandukanya mute politiki n'ibyo mukora byo guharanira uburenganzira bwa muntu no guharanira inyungu z'abaturage? Guharanira uburenganzira bwa muntu ni ibingibi mbamo, ni ibyo ngibyo nari ndimo mvuga by'abantu barenganye bakarengana ari abanyapolitike, kuko abanyapolitike nabo bagomba kugira bavugira. Ni ukuvuga, ni uguhaguruka nkavuga nkagira nti ibyabaye mu Rwanda, intambara yarimutse yagiye muri Kongo, ntabwo ndi umunyekongo, ariko rero kubona abantu kubera inyungu zabo bwite batangira intambara bakarwana mu gihugu cy'amahanga, bikagaragara yuko ndetse rimwe na rimwe bakunze no kubihakana, ariko ejo bundi habonetse ibihamya bikomeye ubwo leta y'u Rwanda yasubizaga amatoni ngo ageze kuri 90 y'amabuye y'agaciro. Niyo yaba ari amabuye bakuye kuri Mont Kigali harya ku musozi bikaba ari bitare, ariko bakemera yuko byaturutse muri Kongo,
noneho leta y'u Rwanda ikemera kubisubiza nyirabyo, ni uko hari umuntu ahantu wabyibye. kandi igiciro cy'ibyo bintu ni abagore benshi cyane 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 ko igitsina gore aricyo kiruhira kibabara muri bintu byose by'intambara. Abagore benshi bagiye bafatwa ku ngufu, abana bafatwa ku ngufu, n'abandi bicwa urw'agashinyaguro bakabasa n'abafata ku ngufu bakababicisha ibirato n'ibindi. Ibyo bintu byose ntabwo ari igihe bivuga, n'abandi bose bashinzwe uburenganzira bwa muntu barabivuga. Icyo kibazo muzamuye cya Kongo na Rusesabagina kinyibukije ko mu bibazo byazamuwe mu butabera muri iyi minsi ishize nuko bavuze ko mushyigikiye imitwe irwanya leta y'u Rwanda ikorera muri Kongo, ko mwayihaye n'amafaranga muyitera inkunga, ahubwo hari n'abagize bati Rusesabagina ni umwanzi w'u Rwanda. Mwe mumaze kubona iki gihembo n'ubusanzwe tuvuge icyo muntu mwagira muti ni umwanzi w'u Rwanda muri iki gihe, ninde n'iki mwatubwira kuri iyo ngingo? Hari ikintu nkunda bimeze nka ya nyamaswa bimwe bivuga ngo irya abandi bajya kwirya ikishaririza. Iyo leta y'u Rwanda yishaririza ikavuga ngo mfasha ngo imitwe ngo irwana ikoresha ingufu ndetse yanakoze jenoside arizo za FDLR, nkeka ko leta y'u Rwanda ihimba ikanirengagiza byinshi, ihimba byinshi ikirengagiza byinshi. Irahimba kuko kugeza ubu ngubu ntabwo leta y'u Rwanda yari yazana ikimenyetso cyerekana yuko jyewe hari amafaranga nahaye izo nyeshyamba zitwa FDLR. Kandi rero nanone icyo tugomba kumenya ahangaha ari nacyo nifuza kubwira abanyarwanda, abarundi n'abandi bose batwumva muri iyi porogaramu, icyifuzo cyanjye ni uko umunsi umwe abantu bakomoka muri kariya karere kose bazahura bakicarana ku meza, noneho ku meza bakaba ariho babonera ibisubizo by'ibibazo byabo. Muravuga ibiganiro bihuje abanyarwanda, ibiganiro bihuza abanyarwanda, ibiganiro bizahuza n'abandi baturage bo muri kariya karere, kuko jye burya mu mibereho yanjye nizera yuko nta kibazo na kimwe gikemuzwa isasu, nta gikemuzwa umupanga. Bwana Rusesabagina, mutubwiye nko mu magambo nk'abiri atatu gusa muti ikibazo cy'ingutu u Rwanda rufite, umwanzi w'u Rwanda ubu ngubu ni iki? Gikemuwe amahoro yasagamba, amajyambere ahari yaramba, abanyarwanda babana, n'ibyo biganiro byabaho, mwatubwira iki? Umwanzi w'u Rwanda ni ukwikunda, ukwikunda kuko hari agatsiko gatoya kafashe ubutegetsi kabufataho ingwate kubera inyungu zako bwite. Ako gatsiko rero karamutse abaturage Rwanda bahagurutse bakakabwira bati wewe agatsiko we ufite uburenganzira bwawe n'ubwacu, uyu munsi turagusaba uburenganzira bwacu, noneho umuturage agasubizwa rya jambo rye nk'uko demokarasi ibisobanura, ijambo demokarasi bisobanura neza, hakabaho ubutegetsi bw'abaturage buharanira abaturage. Ubwo nibwo bwonyine niwo muti wonyine w'ikibazo. Ndabashimiye cyane Bwana Paul Rusesabagina, murakoze cyane Karekezi. Merci.